Biriya ni ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni mu mpeko y'Imana. Rero umuntu actually niba ashaka kumva impumeko y'Imana, niba ashaka kumva icyo iyamuremye yavuze, ni ngombwa yuko asoma Bibiliya buri munsi kandi akanayiga. Iyo uri gusoma Bibiliya hari ibintu ukonsidera ko Imana yaguhaye ubwenge, ugakonsidera ko Imana yaguhaye umwuka wera, hanyuma ukanakonsidera ko hari abandi bantu nyine babizera Imana yagushyize ku ruhande. Yes, amahoro y'Imana abane namwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu ku Kuri Gukiza TV. Uyu ni umwanya mwiza. Mwabibonye ko kuri kamera turi kumwe n'uyu muntu murimo kureba. Tugiye gutangira twibwira kugira ngo niri tuza kuvuga tuze kumenya ngo turi kumwe nande mu kiganiro. Mwatangira mutwibwira. Nitwa Munyana Cynthia. Hari ibindi? Okay, Munyana Cynthia nkuko mwabyumvise. Ijwi ndatekereza ko murimo kuryumva nubwo aragenda byongera. Hanyuma uyu munsi tujyana ku ngingo ikomeye. Uzasoma Bibiliya uyumve cyangwa se undi muntu ntayumve, cyangwa se ubone ibindi umuntu nditemo kubonamo, nyine biterwa n'impamvu zitandukanye. Iyo ngingo tujye kugarukaho uyu munsi. Hanyuma reka ariko tubanze tumenye ngo Cynthia ameze ate? Ndamahoro, ndashima Umwami. Yego. Ndabona agatwenge rwose pe nk'umuntu wishimye bigaragara. Mu bigaragara rwose bimeze neza. Dusengere kugira ngo dutange ikiganiro tumaze kwiragiza Imana ituyobore, ariko n'abandi bari gukurikirana ikiganiro kugira ngo Imana ivuge n'imitima ya twese. Yego, katwubahe Imana dusenge. Mwami turagushimira uyu mwanya uduhaye. Ushimwe yuko ukomeje kuturinda kandi ushimwe yuko ukomeje kuduha ubuntu bwawe butuma tubaho. Turakwinginga rero kugira ngo utwishurire ubwo tube tuganira, kandi Mwami n'abazakurikirana kino kiganiro Mwami rwose bazarushaho kugwishurwa uko ubyifuza. Reka ubuntu bwawe buganze muri twebwe kandi izina ryawe rishyirwe hejuru ibihe byose. Urakoze, amen. Yes, Munyana mwamwumvise ni umuntu ufite nyine ijwi ringana gutyo, ariko burimo kubyumva cyane. Rero dutangiye nk'uko twavuze ingingo tugiye kwigaho, n'ubundi ni uburyo umuntu nyine ashobora gusoma Bibiliya akayumva nyine no mu buryo butari aho ngaho mu kirere gusa, nyine biri kuza. So rero turifuza kugira ngo dutangire tumenya ese ubundi koko birakenewe cyangwa ni ngombwa cyane ko umuntu yiga Bibiliya cyangwa asoma Bibiliya buri munsi. Tubijyanirane kwiga no gusoma Bibiliya. Yego, birakwiye, reka mbivuge gutya, birakwiye kubera ko icya mbere ubwo byaterwa n'icyo Bibiliya ari cyo. Ni uko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, kandi nyine kuba ari ijambo ry'Imana ni uko ari umuremyi. Imana icyo ivuze mu bantu, katuvuge mu bantu, ni uko ari umuremyi. Rero niba ari umuremyi, iyo nk'umuntu wakoze iyi shati yarayiremye kubera ko nyine yarabitekereje, aravuga ati ngiye kurema ishati imeze gutya na gutya, avuga ati wenda ni umukobwa uzayambara cyangwa ni umusore uzayambara. Rero ishati igomba gukora icyo yaremewe. Rero ni kimwe natwe, niba Imana yararemye umuntu akora icyo nyine yamuremeye. Rero niba iyo Mana hari ikintu yavuze cyangwa hari ikintu yatanze, navuga ko Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni mu mpeko y'Imana. Rero umuntu actually niba ashaka kumva impumeko y'Imana, niba ashaka kumva icyo iyamuremye yavuze, ni ngombwa yuko asoma Bibiliya buri munsi kandi akanayiga. Inshuro nyinshi usanga abantu basoma ariko ntibige, ariko no kwiga ni ingenzi, kuko hari ikintu nyine iyo bigeze ku kwiga hari ikindi kintu kiba kiyongeyeho kirenze ku gusoma. So uvuze yuko noneho hari gusoma hari no kwiga. Rero dusa nk'abihuta kugira ngo bijyeho no mu bikorwa. Dufashe kumva uko umuntu yatangira
kugeza asoje ku buryo nyine yumva koko ibyo birimo kuvuga? Wenda ikintu navuga ni uko gusoma ntabwo ubwo nimba tugiye kwiga ntaho turi busome agace kamwe cyangwa umurongo umwe ngo birangire cyangwa imirongo ibiri. ni uko wenda tuvuga ngo dufashe igice kimwe, wenda tuvuge dufashe muri Yohana igice cya mbere tugiye kwiga. Nitujya kwiga hari ibintu bitatu twagakurikije. Icya mbere turareba, ubwo mu kureba turasoma igice cya mbere. Mbere na mbere hariho jambo byagenze gutya, dusome dusoze igice. Nidusoza igice rero ubwo twari turimo turasoma bisanzwe kugira ngo twumve bimeze biti. Hanyuma rero tujye kureba ni ibiki biri kuvugwamo, ese ni bande bavugwamo, nyine ni izihe characters ziri kuvugwamo. Nk'uko nareba filime nkavuga ngo uyu niwe main actor cyangwa main actress, ni bande bari kuvugwamo, bari kuvugwaho iki se, ese hari igihe kiri kuvugwamo, nyine ukareba ibintu byose biri kuvugwamo. Hanyuma wamara kureba, buriya iyo uri kureba nyine bigufasha kumva, ni nko kubyumva muri context abo bantu bari barimo. Wenda nimba Yohana yari kwandika ngo mbere na mbere hariho jambo, iyo urimo urareba, iyo usoma ureba, hari kuvugwamo jambo aravugwamo ibi, byagenze gutya na gutya. Nyine uba uri kureba ese Yohana ari kuvuga abandi, biri muri context yande, ese yari ari kwandikira abantu byari bimeze gute. Rero iyo uri kureba biragufasha, bigufasha kumenya ni ikihe gihe ibyo bintu byari birimo, byagenze gute. Hanyuma rero iyo umaze kureba nibwo uvuga ngo ibi bintu bishatse kuvuga iki, ibi bintu byari bishatse kuvuga iki. Kuvuga ngo mbere na mbere hariho jambo bigakomeza gutyo bishatse kuvuga iki. Rero iyo turi kwiga Bibiliya ni uko nguko twiga tureba, tumenya ese bishatse kuvuga iki. Hanyuma twamara kubona icyo bishatse kuvuga tukavuga ngo ese biratubwira iki. Rero iyo uri gusoma Bibiliya hari ibintu ukonsidera ko Imana yaguhaye ubwenge, ugakonsidera ko Imana yaguhaye umwuka wera, hanyuma ukanakonsidera ko hari abandi bantu nyine babizera Imana yagushyize ku ruhande. Rero hari igihe dushobora nko kwiga Bibiliya tukagerageza guspiritualizinga buri jambo. Wakumva mbere nyine ukumva hari spiritual meaning ya mbere itari imbere nyine byo kuvuga igihe. Rero nyine ni ugukonsidera yuko Imana yaduhaye ibyo bintu byose ku buryo nyine udaspiritualizinga ikintu cyose ngo nyine ngo wumve hari icyo bivuze mu buryo bw'umwuka. Oya, ahubwo ubanza ubone yuko iryo jambo ni uko ryanditswe. Niba hari akadomo nyine hari akadomo, ni uko nguko, nta spiritual thing y'akadomo. Hanyuma rero nyuma nibwo mwuka wera agenda yenlightening ibitekerezo byawe, akakwereka yuko hari spiritual thing y'iki kintu nyine gishatse kuvuga gutya mu buryo bw'umwuka, ya ibintu nk'ibyo. Ubwo nyine hahita hazamo yuko nubwo dukoresheje Yohana, hari ubwo dushobora gukoresha inyandiko zandikiwe amatorero runaka, ubwo dushobora gukoresha ibyahanuwe, ibintu nk'ibyo, Itangiriro, kuva bino bitabo by'amategeko. Rero byose nyine ni muri ubwo buryo byigwamo, ariko nanone nyine bikaba bifite umwihariko wa buri kintu uburyo cyigwamo bitewe n'igitabo icyo ari cyo. Muri make ni ibyo. Yego, uri bikomojeho ngo umwihariko, ubwo umuntu yumva umwihariko yumve gute byigwa tugendeye nko ku ngero y'ibitabo bimwe na bimwe bikabasanga muri Bibiliya. Urumva, niga urwandiko rwandikiwe itorero runaka, nkandika n'ubutumwa bwiza bwanditswe na runaka,
amini nkiga n'ubutumwa bwiza bwanditswe na runaka, hanyuma nanone nkiga wenda ibitabo by'amategeko bifite ukuntu nyine bitandukanye, bifite ukuntu kontekisite zitandukanye, ndaziga muri bya bice, ndareba abavugwamo, ndebe ni ibiki bivugwamo, igihe ni iki, nibaze se bishatse kuvuga iki, hanyuma nyuma bize kuza mu buzima bwanjye bivuze iki, ariyo application. Ariko nyine ndaza kumenya yuko ibi bintu hari igihe byandikiwemo, ni uwo mwihariko, ariko nanone ni uko Bibiliya yose ivuga inkuru imwe. Iyi nkuru nyine yagaragaye, ni inkuru igaragara. Isezerano rya kera ni inkuru nyine ntabwo igaragara, iri concealed, irihishe, yihishemo. Iyi nkuru rero ni inkuru y'urukundo rw'Imana, rero ari rwo nyine kuduha Kristo. Rero hari ukuntu mu isezerano rishya tubibona tukabibona gutya, ariko mu isezerano rya kera ntitubibone. Rero uko kuntu kose, uko kuri kose niko kugufasha kwiga ijambo ry'Imana ukaribona uko riri. Yego. Reka dufate urugero, umuntu afite iminota 20. Yego. Uraza kubihuza wenda n'uburyo ubikora, tubona ufite iminota 20 kandi ugiye kwiga. Nubwo bitandukanye no kuba ugiye gusoma gusa. Ugiye kwiga. Uyu muntu akoresha gute nk'iyi minota 20 kandi ko kabona ibirimo? Abona ibirimo. Rero gukoresha iyo ufite iminota mikeya ni nabwo ubwo usa nk'ugabanyije ibintu ugiye kwiga. Tuvuge mu igice cyose urabanza ukagisoma, nicyo uheraho. Urabanza ukagisoma, wamara kugisoma noneho ukongera ugasubiramo uri kurebamo ibivugwamo. Hanyuma rero iyo uri kurebamo ibivugwamo wongeye gusoma, nibwo ubona ukavuga ngo iyo bigereje ahanga hari ukuntu wenda nk'igice gisomwa hagera ku mirongo runaka bakavuga ngo hanyuma y'ibyo bigenda gutya na gutya na gutya, uhita wumva yuko hajemo indi nkuru. Hari ukuntu usoma, ni ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bisaba ngo teori nyinshi, bisaba ngo mbe nzi ikinyarwanda cyane. Nyine umuntu iyo ari gusoma ahita abibona. Hari ukuntu usoma ukabona ko inkuru yari iri kuvugwa irahindutse, hagiyeho ibindi. Ikiba cyiza rero ni uko usoma iyo nkuru ya mbere. Iyo nkuru ya mbere muri icyo gice uri gusoma akaba ariyo usomamo, noneho ukayiha umwanya. Ushobora gukora observation cyangwa kurebamo iminota mikeya, nyine birashoboka. Twabonye ko dufite iminota 20. Ushobora gukora observation nk'iminota 7, sibyo? Ukareba ni bande bari kuvugwamo, ese bari kuvugwaho iki. Ubwo nyine ukuri gusa. Ikiba cyiza rero ni uko unabikora wandika, hanyuma ukavuga ngo bari kuvugwaho ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ni hehe havugwamo ahantu, kugira ngo umenye. Hari ukuntu usoma ukabona ko ya nkuru wahereyeho wenda iri kubera i Yerusalemu, ariko indi nkuru uzasoma iri kubera i Yudaya, bikazagufasha kubihuza. Ubwo rero nyine ni hehe havugwamo, ese hari igihe kiri kuvugwamo, igihe nacyo kiradufasha. Hari ukuntu nyine biza kuza kudufasha mu kuvuga ngo ese ibi bintu bishatse kuvuga iki. Actually iyo uri gukora observation cyangwa uri kureba mu nkuru, biza kugufasha kumenya ngo ibi bintu ni iki byari bishatse kuvuga. Biza kugufasha gukora interpretation. Hanyuma interpretation niyo igufasha gukora application, ukabizana mu buzima bwawe. Rero hari ukuntu tujya dusimbuka tukavuga ngo nkoze ndasomye mise mvuga ngo bino bintu bivuze iki ngiki kuri njyewe, nahita mbyizanaho gutya. Cyangwa ukanasoma ukahita uvuga ngo
ngo ubwo Yesu yarize nanjye nzajya ndira. Ubu nyine uba usomye ukahita ukonkurudinga. Rero nari ndi kuvuga ko iminota 7 ushobora kuyikoramo observation, ni ibiki bivugwamo, ni bande, ni hehe, igihe, ese hari ibintu biri kugereranywa, hari ibintu biri kubusanya, ego ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ukavuga ngo noneho ibi bintu byari bishatse kuvuga iki kuri bano bantu, bino bintu byari bishatse kuvuga iki. Sinzi niba biri kuza kuri bano bantu byari bishatse kuvuga iki. Kuvuga ngo wenda, ubwo ndaza gukoresha ingero cyane zo muri Yohana, nizo ziri bumfashe. Kuvuga ngo wenda mu bukwe bw'i Kana Yesu yahinduye amazi divayi, hanyuma kandi mu muco wabo byari bizwi yuko habanza iziryoshye hakaza nyine izitaryoshye nyuma. Noneho kuri bo nyine byari bishatse kuvuga iki, kuba ije nyuma ariyo iryoshye kurusha iya mbere. Nyine ubwo ngubwo uhita ugerageza kubizana, kuri bo byari bishatse kuvuga iki. Ese ubundi noneho nyine bishatse kuvuga iki ibi bintu. Nyuma yo kubimenya rero nibwo muza, ubwo twavuga yuko interpretation hari ukuntu itwara igihe kinini, kuko niho wibaza ibibazo ukavuga ngo mu bintu nobservinze ndi kwibaza ibi ngibi, ibi bintu bishatse kuvuga iki, ese ibi ngibi byo bishatse kuvuga iki. Rero kugira ngo uzasubize ibyo bibazo ni uko nyine noneho aho ngaho niho Umwuka Wera aza gukora. Bisa nkaho bitwara igihe kinini kuruta nyine, bishobora kuba iminota nka 15. Ubwo turacyari kubarira ku minota ingahe, 20. Hanyuma rero application, actually iyo wakoze observation neza ukanakora interpretation neza, bigufasha gukora application. Kuko niyo uri kwinterpretinga nyine hari akantu kahita kaza mu mutima wawe kakavuga ngo iki kintu hari ukuntu wagifataga nabi, ubwo iyo ngiyo akaba ari knowledge nshyashya ubonye. Cyangwa ukavuga ngo ibi bintu ni iby'Imana idusezeranya. Iyo ivuze ngo yaduhaye umwana wayo kubw'urukundo rwayo kugira ngo umwizera ahabwe ubugingo buhoraho atarimbuka, burya iki kintu ni cy'Imana idusezeranya. Iyo aba ari application. Rero inshuro nyinshi iyo uri gukora interpretation hari ukuntu nyine akantu gakirika mu mutwe wawe. Application rero iba yoroshye, uhita uvuga ngo ndabona ikintu gishyashya, iki ni gishyashya kuri njyewe, ndi kubona isezerano Imana ima, ndi kubona icyaha cyo kwihana, ndi kubona example, uyu muntu ni example nziza yo kwigiraho cyangwa sina nziza yo kwigiraho. Hanyuma nyine uko watangiye usenga akaba nako usoza usengera mu byo wize. Yego. Hari ikintu mwavuzeho yuko ubundi kugenzura no gusobanura cyangwa se kurebana ikintu ibintu bisobanuye niho bikwiye gutwara imbaraga nyinshi cyangwa se ukwiye kubyitaho. Hanyuma ahangaha ndahita nibaza ni gute noneho tuzumva umuco w'abantu runaka tukaza kuwuhuza n'uwacu, kuko bijya binagaragara ugasanga wenda bamwe barimo kugenda bapfa ibintu runaka bishingiye ku muco w'abantu runaka. Ingute noneho nituza mu gusobanura no gushyira mu bikorwa bino bintu umuntu ashobora kubyitondera cyangwa se no kwifata uko biri. Biroroshye. Ni uko Mwuka Wera ahari. Umwuka Wera arahari nyine udufasha kumenya ngo ibi bintu kubifata neza ni gutya. Rero nuko Bibiliya, hari ukuntu Bibiliya yanditse neza cyane. Bibiliya iri hard, ifite footnotes hasi. Hari ibintu bavuga ukabona nyine ino ni culture ya bano bantu, ariko ukabona muri uwo murongo ntago biri gusobanuka neza. Ukaba wagenda ukurikije footnote ukajya inyuma
ukajya inyuma, wenda ni ibintu usomye mu isezerano rishya, ugiye mu isezerano rya kera kureba ukuntu bimeze. Hanyuma rero nyine iyo umenye kontekisiti, njyewe rwose nizera yuko bishoboka ko ibi bintu ubihuza n'ubuzima busanzwe. yego, Biragoye yuko wabona ikintu niyo cyaba kiri muri culture y'abandi ngo kikunanire kuza kugihuza n'ubuzima bwawe busanzwe. Rwose ni ibintu byoroshye, ariko nuko nyine ikintu gituma binoroha ni uko Mwuka Wera ahari. Ndumva icyo kibazo nagisubiza gutya.